turongera turabasuhuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited. Reka twizere yuko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose hirya no hino ku isi. Ni nako kandi tubibutsa gukanda subscribe, kanda subscribe utarabikora kore ko kazogera kandi ukoresha kugira ngo inshuti n'abavandimwe bajye babona ibyiza byose tubagezaho umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Nkuko rero muri kubibona ku mashusho yanyu, tubazaniye inzu nziza igurishwa. Ni inzu nshyashya iri hano mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kanombe. Akaba ari inzu nziza yubakishije ibikoresho byiza bigezweho nkuko muri kubireba. Akaba kandi iri mu kibanza kinini kuko iyi nzu ifite ibyumba 4, dushe na toilette 3, salon, salle à manger ndetse na cuisine. Si ibyo gusa kandi ifite na annex, ikagira parking na jardin bihagije. Inzu rero ikaba ishaka amafaranga atari menshi kuko igiciro cyayo ari miliyoni 35 kandi ziri negociable. Iyi nzu rero wayikunze waduhamagara kuri nimero zacu maze kumenyera muri benshi, arizo 0788 48 67 cyangwa se 0781 2 3 Si ibyo gusa rero ushobora kudusura ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, Instagram, Facebook page, Twitter cyangwa se X, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Komeza rero kandi subscribe utarabikora kugira tujye dukomeza kubana umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Ari nako kandi tukurarikira kuza twakwereka imari zigurishwa cyangwa se tukakugurishiriza aho ushaka kugurisha cyangwa se tukakurangira imari zabyungura. Ni nako wadusanga dukora mu nyubako ya Centenary House muri etage ya 2. Iwacu rero umukiriya n'umwami, ni karibu cyane, tubahaye ikaze. Kanda subscribe, ukore share, ukanda akazogera, tujye tubana. Ni nako kandi dushobora kumanaginga imitungo yanyu vuba kandi tukabafasha kunguka kandi neza. Ni karibu cyane rero iwacu muri Nzuri Business Group Limited, umukiriya n'umwami, tubahaye ikaze.